Dusenge mbere yuko dutangira icyigisho cyacu. Uri Imana ikomeye, ufite ububasha, ufite ubushobozi, uri Data wa twese. Ibyaremwe byose bikwiye kukubararira kuko ari we mugenga wabyo, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye kugira ngo ijambo ryawe ritambuke. Turagusaba cyane kugira ngo abaritega amatwi ndetse nanjye ugiye kuritambutsa tubonere umugisha kuri wowe, kandi amatwi yumva abari uduha, uturinde kumva ibitagira umumaro, ahubwo ijambo ryawe ricengere rikora umurimo waryo, ritume twitegura nk'uko ubushake bwawe buri, binyuze mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Turakomeje ya faze twatangiye. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi, Katolike cyangwa se Gaturika. Twarangije abaprotestani, inkomoko yabo, aho bavuye, imyizere bafite ubu, ishyano bagushije, noneho n'icyakorwa kugira ngo bakire. Uyu munsi turavuga ku itorero rya Gaturika cyangwa se kiliziya Gaturika. Ibyayo nabyo bikwiye kumenyekana. Nanababwiye ko ahantu tuzatinda cyane h'ingenzi ni amatorero cyangwa se amadini abiri, Gaturika nitorero cyangwa se idini ry'abadventiste munsi wa karindwi. Uyu munsi rero nibwo tugiye kwinjira muri Gaturika. Turabanziriza amagambo abimbura icyigisho cyacu mu gusoma mu rwa kabiri rw'abatesalonike, igice cya kabiri turere ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 12. Titira avuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirirwa no guhishurwa k'umugome. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Dusome umurongo wa 3. Ntihakagire umuntu boshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Umurongo wa 4. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nabababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe igihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko nazahishurwa keretse uyabuza kuweho. Umurongo wa 8. Nibwo wa mugome azahishurwa, ubwo umwami Yesu azicisha umwuka we akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. 10. N'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kukurimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. 11. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirwe witeka. Magambo arakomeye yavuzwe n'intumwa Paulo, abyandika yanditse mu rwandiko yandikiye abatesalonike, rwari urwandiko rwa kabiri. Hari imijyi myinshi cyane yanyuzemo, yagiye avuga ubu butumwa, avuga ibyo kuguhishurwa kwa Antikristo, ukuguhishurwa k'uyu munyabugome, ukuguhishurwa kuzishyira hejuru y'icyitwa Imana, kandi azaherekezwa n'ibitangaza. Agenda musobanura mu mijyi myinshi. Mu Burayi hari ahantu yavuze ubutumwa bukomeye: i Roma, Atatu, Apiyo, Puteyori, Surakusa, Regiyo, Italia, Makedoniya, Daromatiya, Nikapori, Akaya, Korinto, Atenayi, Beroya, Tesalonike, Filipi, Samotirake, Sirowa, Aso. Aho hose iyo migi Paulo yayinyuzemo, ntabwo yigeze yibeta kubabwira iby'ubuhanuzi bukomeye bw'ibyendaga kubaho, uburyo ukuri kuzagorekwa, uburyo abantu bazishyira hejuru y'icyitwa Imana ngo bajye basengwa kandi atari Imana, bategereje kandi bagarura kuri bazana bikururira kurimbuka kubategereje. Hari n'indi migi yo muri Aziya nka Yerusalemu, Yopa, Damasiko, Sidoni, Salamini n'indi myinshi. Muri Afrika hari umujyi wa Alexandria n'ibirwa byinshi nka Kupuro, Kirete, Konido, Merita n'indi yose. Iyo yose Paulo yayigezemo, yerurira abantu arababwira ngo mube maso, ibintu birakomeye ingoma turimo,
igiye kuzana ibintu bidasanzwe, igiye kwishyira hejuru y'icyitwa Imana, abantu batangire basengwe. Avuga ibintu byinshi. Aho hose Pawulo yakoze ntiyigeze yita ku kintu na kimwe cyamuca intege, ahubwo ukuri no kwerura ngiki by'ibintu byari byibanze mu bitekerezo bye, ngibyo ibintu yashyize imbere. Muzi ibintu bamukoreye, bagiye bamucira ibico inshuro nyinshi, yagiye mu nzu y'imbohe inshuro zitabarika, bamwingingiye kutavuga umwami yakiriye, uwo yamamazaga aranga, kugeza ubwo yaciwe. Amaze gucirwa bamujyana i Roma, nyuma yo guhamiriza abantu iby'umukiza uwo ari we, icyamuzanye, imanza zaca n'ikizamugarura bwa kabiri. Uzi icyo bakoze? Barajijisha, baca ruhinga nyuma, aho bari bamufungiye bamusangamo, bamuca ubugabo, baramushahura, nyuma barangije bamuca igihanga. Ariko mbere y'uko uwo mukambwe apfa, uwo musirikare w'umuofisiye apfa, uwari yarabwirije ubutumwa bwiza mbere y'uko apfa, yavuze amagambo akomeye nkunda. Pawulo avuga iby'iherezo rye, asaba Timoteyo kumusura. Murongo wa 6 w'urwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 haravuga ngo, kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe ko cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Murongo wa 7, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu mucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara sige jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku wa 14 harandi magambo yavuze. Aravuga ati, witwa Dema twakoranaga yarigendeye, yiroshye mu bucuruzi, aragenda apfa ubwenge, ubu ntitukiri kumwe. Luka we turi kumwe, atuzanshakishirize Mariko aho yaba ari, azaze dufatanye, nibura nzapfa hari. Urebe uwitwa Tukiko w'umugome, w'umufatanyabikorwa mwiza, uwo nguwo naramwohereje, ubu ntakiri hano, ahubwo ari muri Efeso. Ariko witwa Alexandre yambereye mubi, ambera umugome, arampemukira, uwo yaragiye, ntabwo tukiri kumwe. Muzi impamvu mbabwiye amagambo? Abantu batangirana umurimo, bamwe bakigendera ba Dema, bakajya gushaka ubutunzi biyibagije inshingano y'icyo bahamagariwe, abandi bakagumana bagakora umurimo. Reka mbabwire, hari n'abagizi ba nabi bagenda bagasebya ibyo babagamo, bakabivamo nka Alexandre bataye ba Pawulo, ba Dema bamusigiye mu murimo, baragenda, ariko ntibyabujije umurimo w'Imana gukomeza. Ngiki cyo nkundira Imana. Turangije kuvuga ku baprotestani, uyu munsi tugiye kwinjira ku bakatolika. Ariko tutarava ku baprotestani, nababwira ibintu bike mw'abaprotestani mwe. Kugira izina mu gitabo cy'itorero ntacyo bivuze, kandi kugira izina ry'uko muriho kandi muri intumbi, mubitekerezeho. Gusa icyizere nuko harimo bamwe batanduje amakanzu yabo, nicyo cyiza. Harimo abaprotestani bake bakomeje kwegera Imana, bakomeje kuba imbere y'Imana, batanduje amakanzu yabo. Amasezerano yango arahari ngo abo bazagendana n'umukiza wabo. Gusa murasabwa kuba maso, mukaganduka, mugahinduka mu bitekerezo byahishura hano igice cya 3 ku murongo wa 1 kugeza kwa 6, nibwo muzaba amahoro. Mbere yuko ninjira mu bakatolika, ndashaka abanteza amatwi bumva ibi ubutumwa mpetse, ndashaka ko muzazabwitiranya, ndashaka ko mubumenya neza. Si bwa bundi usanga bamwe bavuga ngo barakuvuze, baragusebya, bakuryanira n'inzara, ariko Imana iraje ibirangize neza. Na Moridekayi bamutambagije aho bamusebereje, haleluya amen. Ubwo si bwo butumwa mpetse, si bwo, ntabwo ari bwo butumwa bweza. Ubu amarozi yarakoreshejwe, ibitegana na za Nyabingi, abazimu baraje, baroherejwe, bagutumye amahembe biranga, icyo baguciriye Imana iraje igisibe, maze gucira icyanzu, iragisibye, irakirangije.
ishimwe ni iry'Imana. Nyumvira ubwo butumwa, ubwo si bwo mpetse, ntabwo ari bwo. Ibitangaza birakorwa. Oh haleluya! Babiri bamaze gukira, 8 baratambuka, 10 bahawe buruse, abandi babonye akazi. Muzanyihanganira ubwo butumwa ntabwo muzigira mwumva bukomoka mu kanwa kanjye. Hari abandi babufite, nibashishikare nababwira iki. Shaka kubamenyesha ko jewe sindi umuseminare ngo nge nkoresha ya mvugo y'abapadiri n'abasenyeri bose bavuga kimwe, kuko babibatoje maze bagahenga amape bakavuga wagira ngo n'abantu utamenye batagatifu. Nta ukaristiya ntwaye mu ntoki cyangwa mu kanwa ngo ngende nigengesera. Oya, ubutumwa abantu bakeneye kumva ubu ngubu ntabwo bwerekeza kuri ibyo. Nububereka imfuruka bihishemo mu bugome n'ubunyabyaha bwo kwanga Imana, n'ahantu mu bikari baje bakipfurika mu nyigisho zipfuye, abantu bakavumburwa aho ngaho kugira ngo bayegere umukiza, bamusange abashe kubakiza. Ari ikintu cyantangaje. Hari imijyi imwe n'imwe nagiye nsura yo muri East Africa, muri bihugu by'iburasirazuba ibingibi, buri wese ugasanga afite ikintu bita newspaper, ikinyamakuru aragenda asoma mu nzira. Umuzi ko Afrika yabaye iciro ry'imigani, ngo iyo ushaka guhisha ikintu umunyafurika ugishyira mu bitabo, ngo nta muco wo gusoma bagira. Pastor umwe yarapfuye ariko niwe yizize. Umuntu yaduhaye igitekerezo cy'umupasitori, abantu baramugambaniye maze barangije bakora akanama, undabumva baravuga ngo uriya mupasitori narangiza kubwiriza tuze kugenda tumufate icyigisho kirangiye, niturangiza tumwica. Ibyo bapfaga simbizi. Uwo muntu abyumvise aragenda yandika kandiko. Pastor atangiye icyigisho arakamuha, aho kugira ngo agasoma agashyira mu mufuka. Ko gapapuro kari kanditseho ngo iki? Kari kanditseho ngo pasitori, nutangira icyigisho urebe ukuntu wajijisha, maze uve ku ruhimbi bagire ngo uri buhagaruke uhunge ukiza amagara yawe, kuko inama yakozwe nayumvise, numvise abantu barimo kukugambanira bavuga ko nurangiza icyigisho bari bukwice. Pasitori agapapuro agakubise mu mufuka, arabwirije arahanishije kugeza igihe arangije icyigisho. Akimara kurangiza icyigisho, pasitori yarafashwe, bamutera inkota, arapfa. Icyatangaje abantu, igihe bari bamufashe avirana arimo kuva mu mwuka, amaze kurangiza neza, basanze mu mufuka we harimo agapapuro kamubwira ngo pasitori, nutangira icyigisho ujijisha ugicemo kabiri, nurangiza wigendere, kuko abari bukwice barahari kandi barakwica urangije icyigisho, kiza amagara yawe. Uwo muntu yazize iki ubundi? Yazize iki niba mubyumva? Hari umugani mu Gifaransa bavuga ngo bon chien chasse de race, on hérite généralement des qualités de sa famille. Abantu ho bavukiye bakahigira ibintu bazi neza ko biva ku Mana, bigatuma bagenda bagahengama, bagapfa ubwenge, ku buryo kubavana muri uyo myumvire ubu birimo gusaba imbaraga. Ariko reka mabwire, muzira kugira ngo uba ahantu, numara kuba ahantu uhigira ibintu uzi ngo ni iby'Imana, bikwica ubwenge kugira ngo bazakuzahure bakuvanaho, bikaba bisaba imbaraga z'indenga kamere. Ngo bon chien chasse de race, nukuvuga on hérite généralement des qualités de sa famille. Aho warerewe ibyo wabayemo biragenda bikakokama, bikakwica, ukaba icyo ugasa n'icyaho wavuye, n'icyaho wabaye. Mwige gusoma, nubwo atari umuco wacu, mubyige. Nababwiye ba protestanti bagira ibitabo bike, abagatulika n'abadive mugira ibitabo byinshi. Njya mbabazwa cyane nuko mutajya mubisoma. Umuntu akavuga ibyo yasomyemo ukabona muratangaye muri ba nyirabyo. Fite ubwoba, icyo kintu nakibabwiye, yuko iyo mizingo n'ibyo bitabo mufite bizababanziriza kwinjira mu munwa wa gihonomo. Hasigaye
noneho mukazacirwa witeka. Mufate ibyo bitabo biri muri ayo madini yanyu, mwicare mu bisome, muvane ibigawa mu by'ukuri, ukuri mu gukomereho, maze mwitegure Yesu ugiye kuza. Muraramuka mutabikoze ni akazi kanyu. Gusa musesenguza ubwenge amagambo mbabwira, kuko arayo nasomye, sayo mpimba, nayo nasomye. Ibitabo ndabifite. Umupadiri umwe, ntabwo navuga agace ayoboramo, yarambwiye ngo ukomeze utubwire kuko ibyo uvuga ari ukuri. Ati natangajwe n'ibintu wavuze ku idini ryacu, nasesengura nakurikirana ngasanga iyo myizere niyo dufite. Ntuzigere uhisha ukuri. Twaganira umwanya munini, cyokora cyarambwira ngo uzambikire ibanga, ntuzigere umvuga. Ntabwo nkuvuze nkubikiye ibanga, sinavuga naho uyobora. Bararabagushahuye. Umupastor umwe wo muri ADPR yarambwiye tubungubu tuyoborwa n'amabandi. Niyatuyobora, shira ukuri ahagaragara, turashima uko kuri urimo gutambutsa kuri radiyo. Imana ishimwe. Bamwe bakabyanga, abandi bakabyemera. Hari itsinda rito risengera muri kiliziya imwe muri uyu mujyi wa Kigali, ryarantelefoniye rirambaza ngo ko wari umaze iminsi utwigisha iby'ubuhanuzi, twajyaga twicara agatsinda kacu dusengeramo tugakurikira, twumvise ibyo usobanura ku itorero ryacu, kuri kiliziya yacu ari ukuri, twari tumaze guhuguka, tumaze kumenya byinshi. Niki cyagucecekesheje? Ndababwira nti nta kindi, ni amafaranga nabuze. Barambwira ngo tuzagusengera, Imana izaguha amafaranga, uzongera usubireho uduhugure uko kuri tukumenye. Narabashimye. Buriya rero we nupinga, nusuzugura, niwanga, ntuzagira ngo abantu bose bapfuye urupfu nk'urwupfuye. Byo uzabishyire mu bwonko bwawe, uzabimenye. Umugano w'igifaransa umwe uravuga ngo la fin chasse le loup hors du bois. Mu gifaransa barabusobanura ngo la nécessité contre les hommes à faire des choses qui ne sont pas de leur goût. Abantu benshi barahambiriwe cyane ku buryo nta kundi bagira, bakemera kubwo kugerageza kugira ngo babe barengera imiryango yabo, barengere za minerivare z'abana babona mu matorero, abapasitori imyanya bafite y'intuza y'ubuyobozi n'umugati bakuramo, abapadiri icyubahiro bafite, maze bakaryamira ukuri. Nyamara yamaze kubona, bamaze kwibonera kw'ibyo barimo ari ubuyobe. Reka mbabwire, baba bo muri kumwe n'abo muyobora, mumaze kubona ko ari ubuyobe, mukize amagara yanyu, mushakisha ukuri. Umusozi umwemerutse kujya gusengeraho, mpahurira n'itsinda ry'abayobozi baturutse muri Zion Temple kwa Gitwaza, abandi baturutse kwa Masasu. Bampa ijambo ngo nigishe. Umwe yarababwiye ati mbonye umuntu hariya, mubona ku mutwe we handitse icyapa ngo uyu ni umukozi wanjye. Batigira icyo tubwira. Amagambo nabigishije barambwiye ati biduteye ubwoba ko tubonye ushenye imyizerere y'ishingiro ry'amatorero yacu. Ati ubu tuzabigenza dute? Ndababwira ngo mukore iki ijambo ry'Imana risaba. Ati yewe, ati birakomeye. Mbabajije umugambi bafite, barambwira bati reka da, amatoro yacu ni ibigugu, ntabwo yabasha kujya ku murongo mwiza ngo bishoboke, yaragoramye uhereye kera, tuzabyihorera, uzashaka azakiza ubuzima bwe, azakiza ubugingo bwe. Reka ngaruke. Gaturika, kiliziya Gaturika ikomoka he? Gatikisimi iravuga ngo ikomoka ku ntumwa. Ndashaka kuvugira kuri mikoro ya radiyo, ntabwo ikomoka ku ntumwa. Ngiye kubabwiraho kiliziya Gaturika ifite icyicaro i Roma, i Vatikani, aho ikomoka. Mbere ya byose reka mbanze mbabwire Roma ubundi, kuko tuvuga ngo Roma nyirisitu. Roma ikomoka he? Iby'uwo mujyi wa Roma reka mbibabwire muri make. Yahanzwe n'umugabo bita Romirisi mu mwaka 753 mbere ya Kirisitu. Uyu mugabo Romirisi ni nawe waje kuba umwami waho wa mbere. Yaje kwaguka, ubwo ndavuga Roma, igeze ubwo itegeka Ubutaliyani muzi ko ariho harimo icyicaro cya kiliziya Gaturika i Vatikani. Itegeka Ubutaliyani bwose ndetse n'ibihugu by'i Burayi bikikije inyanja Mediterane. Abaroma bageze muri Aziya mu mwaka w'190 mbere ya Kirisitu,
bahagiye bafite umugambi wo kurwana na Antiyokusi mukuru umwami w'Abasiriya. Intambara barayikomeje bigarura imijyi n'uturere twinshi two muri Aziya nto. Mu mwaka 63 mbere ya Kirisitu, intambara zo kubohoza aho Seleukusi yayoboraga zarwanywe n'uwo bitaga Pompe. None intambara z'Abagiriki zo dusoma muri Daniel igice cya 11 zari zarashegesha Abayuda mu buryo budasanzwe. Abaroma bageze ku butegetsi babashyiriraho leta yabo maze baratangira barigenga. Muri ibyo bihe by'izo ntambara nako kaduruvayo i Roma byaracikaga. Nuko ako kaduruvayo gatuma bashyiraho icyo bise triyumvira ya mbere yayoborwaga na Kayizari, Pompe na Krazisi. Ndashaka ko mwumva abami: Kayizari, Pompe na Krazisi. Kayizari yaje gukomera nyuma y'urupfu rwa Krazisi no gutsindwa kwa Pompe. Ubwo hasigaye nde mu bami bayoboraga Roma? Hasigaye Kayizari. Murumva inkomoko Roma turimo kuvuga? Murumva abakayizari ukuntu baje? Nawe yaje kwicwa mu mwaka 44 mbere ya Kirisitu, bituma habaho akaduruvayo n'intambara mu baturage. Ngiyo inkomoko ya triyumvira ya kabiri. Hari triyumvira ya mbere yayoborwaga na Kayizari, Pompe na Krazisi. Pompe arapfa, Krazisi aricwa, hasigara hayobora Kayizari. Nawe aza kwicwa. Amaze kwicwa akurikirwa na triyumvira. Iyo bavuze triyumvira ni ubutegetsi buyoborwa n'abami batatu. Iyo triyumvira ya kabiri yayobowe n'uwo bita Antoine, Octave na Lepide. Aba bami mwa abantu b'Imana mwe mu nteza amatwi, babaye abami babagome, abami babicana, abami babicanye bo mu rwego rwo hejuru. Iyi triyumvira y'abami b'Abakayizari, Octave, Lepide na Antoine yakurikiweho n'uwo bita Kayizari Augusto. Noneho ubu dutangiye kugendana ku ngoma y'uyu Kayizari Augusto. Niho Yesu yavutse, niho habaye ibarura i Yerusalemu. Muyisome muri Luka igice cya 2 umurongo wa mbere. Uwo Kayizari Augusto akurikirwa na Tiberiyo. Ku ngoma ya Tiberiyo niho Yesu yabambwe. Yesu yishwe ku ngoma ya Tiberiyo. Nukubanga urukurikirane rw'abo bakayizari ko turimo kugenda tubavuga, nta cyiza na kimwe cyababonetseho. Ni impfu, kwica, kurimbura, kugira nabi. Kayizari Tiberiyo yasimbuwe na Kayizari Claude, niwe wishe Yakobo. Mwumva icyo kintu? Kayizari Claude amaze kuvaho yasimbuwe na Kayizari Nero, niwe wishe Petero na Yohana. Anazwiho kuba yaratwitse umujyi wa Roma, arangije abeshya rubanda ko watwitswe n'abakirisitu. Abakirisitu barabica, babicira kubamara. Ndashaka ko mugenda mwumva kuko ngiye kubabwira inkomoko ya Kiliziya Gaturika. Twakomeje. Kayizari Nero amaze kuvaho no gutwika uwo murwa, yaje ku ngoma ya Titusi noneho wakurikiyeho, niwe warimbuye umurwa Yerusalemu mu mwaka wa 70. Mugira ngo ni ibigori yarabashiriye? Mugira ngo ni imiceri yarabashiriye? Muri uwo mwaka wa 70 inkota yaravugirije, Abayuda barapfa. Cyakora ikibabaje nuko aba batabyo bapfe bavuga ngo kabode ngo tumenye neza ko nta bwiza bw'Uwiteka bukiri kuri twebwe. Abakayizari babicanye, abakayizari b'inkora amaraso barapfuye. Uje usimbuye undi nawe ati nkica kurusha uwa mbere, usimbuye undi ati nkica kurusha uwa mbere. Nguko uko Magishimini yakurikiyeho. Septime Severe akurikiraho. Badesi bakurikira. Bamak Orel, Diocletian arakurikira. Biza kugeza mu mwaka 313. Subiye inyuma gatoya. Uyu Diocletian we yaravuze ngo abaturage b'i Roma mukwicira amafuni, muhigire hasi kubura hejuru abantu bitwa ko abakirisitu, tubatsembeho tubice tubarangize. Biha imyaka 10 kw'ikintu cyitwa umukirisitu mu butegetsi bw'Abaromani bazaba bagishoje bakirangije. Yarinze afata bamaze mu mwaka 313 hima umwami w'abami umukayizari Constantino. Amaze kwima, ikintu yakoze gikomeye yahise ashyiraho icyo bise Pax Romana. Pax Romana bisobanura mu Gifaransa Peromen mu Kinyarwanda bisobanura amahoro yimitswe cyangwa se azanywe n'Abaromani. Constantino azana amahoro, yimika amahoro, azana politike y'ubumwe n'ubwiyunge. Afata abicwaga n'ababicaga agerageza kubashyira hamwe. Asaba abicwaga
ngo bimwe mu migenzo mwari mufite mugerageze koroshya, mudohore, namwe mwabaturage mu Roma, namwe mugira ibyo mudohora kugira ngo ubumwe bwiza bugerweho. Hari abantu bashishoza les Vaudois, abaje kuvamo les Vaudois du Piémont, abavaudois bahita bahunga bigira mu misozi hagati y'imisozi y'Ubutaliyani n'Ubufaransa, maze hasigara indiri y'abapagani bafite amateka y'ubwicanyi, babunga n'abakirisito gito, bangaga iby'Imana, babigiyemo biguru ntege, n'abatarahunze ngo bagende bajya mu misozi basanga abaprotestani bene wabo, maze biyungira hamwe. Reka mbabwire icyavuye muri urwo rucangi rw'abapagani n'abakirisitu. Njya mbabazwa cyane nuko abantu batiga amateka. Ubwo rero niba utiga amateka, uzareka bayakwigiye bayagusobanura, utega amatwi ukurikiza ibyo wumva, ukurikiza ibyo wumva. Niba utabasha gusoma, ceceka bagusomere, ariko nibagusomera kuko wananiwe kwisomera, ntuzajye impaka z'ibintu utazi. Abafaransa baravuze ngo si tu ne lis pas tais-toi, niba udasoma funga umunwa. Barongera ngo celui qui ne lit pas n'a pas de mot à dire. Niba utajya usoma, nta n'ijambo ufite ryo kugira icyo uvugira mu bantu. Ndashaka kugira ngo mwumve neza, kuko hari igihe umuntu avuga amagambo yasomye abantu ngo ibyo ntabwo twari bwabyumve, ngo ibyo ni inzaduka mubitunze mu bitabo byanyu. Politike y'ubumwe n'ubwiyunge, mwumve icyo yakoze, mwumve icyo yakoze. Icyo gihiriri cy'abapagani cyazanye akaga gakomeye cyane. Ibyo abapagani bizeraga baraje barabyinjiza neza mu mihango ya gikirisitu, maze iby'Imana bihinduka amatora, demokarasi icengezwa. Ubwo abavuye mu bupagani bakora amatora bagatsinda, kuko dore ko aribo bari benshi. Uko niko umubatizo bawukoreye amatora, abantu batangira kubatizwa ku gahanga muri Bibiliya bitemewe. Uko niko amategeko yaje kuvanwaho ku bushake bw'abami, bikozwe hakorwa amatora. Irya kabiri baba bariteye ishote, irya kane baba rivanyeho. Uko niko kwinjira kw'imihango ya gipagani mu itorero ryari w'icyo gihe rigizwe n'izo nkoramahano z'abicanyi b'abapagani binjijwe n'abakayizari, byakorewe amatora, imihango yinjira gake gake. Bibiliya iteshwa agaciro ubwo. Bibiliya iteshwa agaciro ubwo. Muri icyo gihiriri cy'iyo ndiri y'abapagani bivanze n'abakristo gito bataye Imana, niba bakomeje kuzamuka, barazamuka, noneho kugeza igihe, mwumve, ndashaka kujya munyumve neza, kugeza igihe icyo gihiriri gitangiye kwishakamo abayobozi n'abazajya bahagararira abandi, bagashinga iyobokamana. Muri uko gushinga iyobokamana, nibiba ngombwa zabibasesengurira, noneho mbyinjiremo neza. Biza no kugera igihe bashingwa noneho n'ibya politike n'iyobokamana barabivangavanga. Bamaze kubivangavanga, ubwo ni iyo myaka irimo kugenda ikura. Turi muri za 400 biragenda, intambara ziratangiye mu Burayi. Noneho babami batowe, babandi batowe ngo bahagararire ubukirisitu, bacomekanye, bafatanye n'ubu politike na politike. Ngaho ahavuye inkomoko y'abapapa, baje kwima neza no kugira icyicaro ntuza i Vatikani. Ubwo abitwa abastrogoti, abavandare n'abaheruri bari bamaze gutsindwa neza, noneho umupapa ababonye ijambo, ubupapa babonye icyicaro. Kiliziya Gaturika birakomeye, ibifasha imbaraga. Ngiyi inkomoko yayo. Ni mundiri, ndasubiramo, ni mundiri y'abagome bataye Imana b'abapagani b'i Roma. Ni mu gicangi cy'abagomeramana biyunze n'abapagani, maze barangije bitoramo abayobozi. Abo nibo baje gutanga intango, cyangwa se nibo baje gukomokwaho n'abapapa.
ndashaka ko mwumva iki. Biriya musoma banababwira muri za kiliziya ngo bakomoka ku ntumwa. Ibyo si byo. Intumwa zari zimaze gupfa hari hashize ibinyejana birenga 4. Abangaba aho bakomoka naho mbasobanuriye. Murabyumva neza. Baje rero, baje bate rero, baje nk'iyagatera. Papa baje nk'iyagatera. Baje guhagararira kiliziya Gaturika niyo tutangiye inkomoko yayo naho ituruka. Baza nk'iyagatera. Muri dictionnaire ecclésiastique kuri rubrique ya catholique romain Lysius Ferrari intitulé Prompta Bibliotheca volume ya 5 ya 6 ku page 438 kugeza kuri 442 sous la rubrique pape ahavuga iby'umupapa. Mu cyongereza niho ngo The Catholic Encyclopedia edition yasohotse mu 1913 volume ya 5 ya 6 page 48 hose hari ibintu bimwe. Une véritable encyclopédie de connaissances religieuses, une source précieuse d'information. Aho dukura makuru nyayo yizewe y'ibyakozwe muri icyo gitabo. Basobanura icyo bise infaillibilité du pape. Ukudacumura kwa papa. Ni ikimanuka se? Ni ikimanuka. Ko ari umuntu nk'abandi. Ku kagingo ka kabiri karaho ngaho karavuga ngo le pape est d'une telle dignité et d'exaltation qu'il n'est pas homme ordinaire mais plutôt comme Dieu et vicaire de Dieu. Umupapa buri bwo tumubona ntabwo ari umuntu usanzwe. Umuyobozi wa kiliziya Gaturika si umuntu usanzwe abantu batazamwitiranya. Asa n'Imana ndetse ni n'umusimbura w'umwana w'Imana hano ku isi. 3 amagambo yanditse aravuga ngo le pape est couronné d'une triple couronne en tant que roi du ciel, de la terre et des régions obscures. Nguko tumubona kuriya afite ikamba rikubiye mu bushobozi n'ubutware bwaho bugarukira mu ijuru, ku isi ndetse n'ikuzimu. Muranyumvira mwumva icyakane. Ubwo barimo guhayagiza cyangwa se gushimagiza cyangwa se guha ibyubahiro umuyobozi uvuye muri iyi ndiri y'aba bantu. Icyakane, que si il était possible aux anges de se tromper en manière de foi ou de s'y opposer, il pourrait être jugé et excommunié par le pape. Ngo n'abamarayika banitonde bibaye ngombwa ko bateshuka cyangwa se bakagira ingingo imwe basa naho bagonganyeho ijyanye n'imyitwarire yabo, ngo papa afite uburenganzira bwo kubacira urubanza. Munyumve neza, shaka kugira ngo mwumve ibi bintu. 5, le pape étant Dieu sur la terre, il est le seul souverain des disciples du Christ, roi des rois, ayant le pouvoir absolu, et à qui a été confié par le Dieu omnipotent la responsabilité de régner sur le royaume non seulement terrestre mais aussi céleste. Papa nk'umuntu ukomeye umeze nk'Imana ku isi, niwe wenyine mwami w'abami ufite ububasha n'ubushobozi yahawe n'Imana. Yahawe n'Imana bwo gutegeka no kuyobora, kandi ubutegetsi bwe ntabwo bugarukira aha tureba ku isi gusa, no mu ijuru bugerayo. 6 wenda mbesoreje aho ngaho. Le pape peut modifier la loi divine étant donné que son pouvoir lui vient de Dieu et non des hommes. Abantu mwese mubishyire mu bwonko, mubyumve neza, mubimenye, mubyumve neza, mubisobanukirwe. Umupapa afite uburenganzira bwo kugenda kwinjira akagera no ku mategeko y'Imana akagira ibyo ahinduraho. Nutabiza byumve muri icyo gitabo. None se wava mu ndiri y'inkozi z'ibibi, wava mu ndiri y'abicanyi, ukazavuga ngo ibyo uzakora bizaba bizima, ukazavuga ngo imiyoborere yawe izaba mizima. Ndashaka ko tujya mu gatabo bita wowe nkurikira. Agatabo bita wowe nkurikira, uruhererekane rw'abapapa. Papa wa 61. Ndashaka kugira ngo duhita tugeranya noneho abakayizari twari tumaze kuvuga.
n'abapapa imikorere yabo bakayizare babicanye. Twinjira noneho ndashaka kugira ngo mwumve neza, ntabwo wakomoka mu ndiri y'abicanye ngo uzabe muzima. Papa wa 69 ubwo ni Yohane wa gatatu yakoze iki? Hicwa barombarde, itegeko ryo kubatsemba no kubamara niwe waritanze. Papa w'ijana 59 Urubane wa kabiri, hicwa umubare utabarika wabanze kuba abamambure ba Kiliziya Gaturika, niwe watanze ubwo burenganzira. Papa w'ijana 67 Eugene wa gatatu, mu gitero cya kabiri cy'abanyamisaraba, mugende musome murasanga ari we wanagitangije, abandi baranakiyobora banakijyamo. Papa w'ijana 74 Clement wa gatatu afatanya n'umwami w'Abongereza kurimbura abantu bose yifuza kugira ngo barimbure batavuga rumwe na Kiliziya Gaturika. Nyumvira, agiye guhagararira abasengamana ariko babagomeramana. Murumva icyo kintu? Ibyo si byo ba Jean Calvin bavugaga, ibyo si byo ba John Huss bavugaga, ibyo si byo ba John Wycliffe bavugaga. Bavuga ngo niwe antikristo uhagarariye abagomeramana ku isi. Umve, Papa w'ijana 77 Honorius wa gatatu niwe wafatanije n'umwami wa Autriche mu ntambara zarimbuye imbaga nyinshi. Papa w'ijana 78 Gregoire wa cyenda, plan yo kwica abantu mu gitero cya gatandatu cy'abanyamisaraba niwe wayipanze, abari nawe ubitangaza. Papa w'ijana 80 Innocent wa kane afatanya na Louis umwami w'Abafaransa mu gitero cya karindwi cy'abanyamisaraba cyarimbuye imbaga. Tuva aho ngaho nari ndimo kubabwira amateka, tujye kuri Bibiliya kubivuga kuri iyi ngoma ya kane. Noneho mwumve neza mukurikire kubivuga kuri iyi ngoma ya kane. Ibi byo kwica, ibi byo kurimbura, ibi byo gutikiza bivugwa ku ngoma ya kane, ari nayo igiye gusimburana n'iya Kirisitu. Iyi ngoma turiho y'abapapa ari igiye gusimburana n'iya Kirisitu, hakima ubwami butazanguka by'iteka ryose. Mwumva ibyo yavuzweho Daniel igice cya 2 umurongo wa 40 ngo uko ni kuko ubwo bwami bwa nyuma buzamenagura bukajanjagura buryo. Kwicura kumva Daniel igice cya 7 umurongo wa 25 hirya yo guhindura ibihe n'amategeko azarenganya. Kurenganya se no gufasha, no kugira neza abantu cyangwa no kwica? Hirya yo guhindura ibihe n'amategeko azarenganya. Umurongo wa 25 igice cya 7 cya Daniel. Tuva aho ngaho tujya mu gice cya 8 umurongo wa 24 muri Daniel. Azarimbura bitangaje. Umva, kurimbura niki? N'ukwica, n'ubugome, n'ugutikiza. Daniel igice cya 11 guhera ku murongo wa 39 azarwana kandi azanesha. Bibiliya nivuga ngo ntawe utwara inkota ubusa. Azarwana kandi azanesha. Azanesha nta maraso yavuye. Azica, azarenganya, azatikiza, azarimbura bitangaje. Tuvaho ibyahishuriwe Yohana igice cya 13 ku nyamaswa zamutse ivuye mu gitaka. Rubrike ivuga ku by'ubupapa umurongo wa 7 ihabwa kurwanya abera cyangwa se kumena amaraso, mwumve neza, mwumve ibyahishuriwe hano igice cya 17 umurongo wa 6. Uwo mugore maraya wari wicaye ku nyamaswa ufite izina mu ruhanga ry'amayoberane ngo nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Uwo mugore umurongo wa 6 yari yasinze amaraso. Amaraso aboneka uko byagenze bite? Daniel 2 ubwicanyi, Daniel 7 ubwicanyi, Daniel 8 ubwicanyi, Daniel 9 ubwicanyi, nako Daniel 11 ubwicanyi, byahishwe 13 ubwicanyi, byahishwe 17 ubwicanyi. Ntacyo mwumva. Ngiyo inkomoko ya Kiliziya Gaturika. Ngiyo inkomoko ya Kiliziya Gaturika. Ndabisubiramo. Ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe buragaragaza ngo bakomotse
kiliziya Gaturika yakomotse mu ndiri y'abicanyi. Va neza nyine, indiri y'abicanyi. Ndashaka kugira ngo mpuze ibintu bine: Satani, Roma y'abakayizari, Roma y'abapapa na Illuminati bapfana iki? Satani, Roma y'abakayizari, Roma y'abapapa, Illuminati, abo bantu bapfana iki? Ndinjirira ku isomo rimwe ryonyine rihita ribereka icyo bapfana. Satani, Yohana 8:44, ngo uhereye kera kose yari umwicanyi. Uhereye kera kose yari umwicanyi. Roma y'abakayizari, kwica. Roma y'abapapa, kwica. Illuminati, agatsiko k'abicanyi kayobora isi. Kambabwira ikintu gitangaje rero, mutari muzi, mufungura amatwi nyibumvi nyibabwire. Illuminati, agatsiko k'abicanyi. Ntabwo abajye babisobanura ku maradiyo hirya no hino barabisobanuye ko barangwa na triangle, mpande eshatu irimo ijisho hagati. Reka nsaba abantu bose bateze amatwi, mugende mushake agatabo k'Abagatulika kanditseho ngo wowe nkurikira, ibisubizo ku bibazo bikomeye abakirisitu bibaza. Urebe ku ipaje ya 4 urahasanga triangle irimo ijisho nk'iriya ikimenyetso cya Illuminati. Ngiki cyo Satani, abakayizari, abapapa na Illuminati bapfana, bose n'abicanyi. Aho ngaho kangere ku musozo, sigaye iminota 3. Ndashaka kubwira abantu batariyunga n'Imana, bazi neza ko nta masezerano bafitanye n'Uwiteka, bavuga iby'imbabazi z'Imana bakumva ntibumva ibyo ari byo, bavuga uko Imana ibabarira bakumva ntibazi icyo ari cyo, bavuga uko Imana itanga amasezerano bakumva ntibumva ibyo ari byo. Ntawe muhima, mwicare mubizi, ntawe muhima. Muzanasobanukirwa neza nicyo bita imbabazi, ari uko amahirwe abantu bagenewe ageze ku musozo. Nyamuneka reka mbasaba ikintu kimwe, nimwakira imbabazi z'Imana hakiri kare. Inzira mwarayibwiwe kenshi kuri iyi radiyo, buryo umuntu agomba gukora umwiherero we, akagenda akegera Imana akayisaba kugira ngo ihishure amakosa yakoze, ihishure ibyaha bye, itsinde umutima we, imwemeze abone uburyo yamanika, asaba Imana imbabazi, yicara afite imbabazi z'Imana, afitanye amasezerano n'Imana. Si nicyo gusa, ndasaba biyunze n'Imana namwe abafitanye amasezerano n'Imana, kwimwe mu nkingi bagenga, mwite kandi muyimenye neza, muyisobanukirwe icengere mu bwonko bwanyu no gukora umurimo. Muvuga ukuri, mureke ubwo bwoba bwanyu, mwerure, ushyira ukuri ahagaragara. Ukuri kuravuga mukanyegera, mugahunga, mukagira ubwoba, muve muri ubwo bugoryi bwanyu, mushyira ukuri ahagaragara. Nimwe mwahawe ijambo, Imana kandi yiteguye kubana namwe no kubunganira. Yesu uti nzagira isoni namwe zo kubahamya, namwe mugira isoni zo kumpamya. Reka mbabwire rero, babwire kandi mbasobanurire, igihe cyo guhagarara imbere y'abantu tubashyekenga kirarangiye. Tubabwiza ukuri, tubabwira inkomoko yabo, tubabwira ubugoryi barimo, bagaruke basanga Imana, kandi abantu biyunze n'Imana. Uwo murimo ni uwanyu, nimugukora muzaba mwujuje inshingano z'icyo mwahamagariwe. Reka dusenga Imana dusoze icyigisho cyacu kwari ukubagaragaza ngo ese ubundi Katolike ikomoka he. Uwiteka duhere umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenga. Urakoze Mana yacu, uduhire kandi uduhe kumva neza atari ukumvirana, duha agaciro ijambo ryawe, tunitegura ubwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen.